ibihe byiza kuri udahwema kudukurikirana umunsi kundi n'iby'agaciro komeza uzajya udukurikirana natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru yose azajya abagezweho haba amakuru yo mu Rwanda muri Afurika ndetse no ku isi hose. Icyo usabwa ni kimwe gusa, kora subscribe kuri iyi channel yitwa Makuru Podcast ndetse kandi no kukazogera kugira ngo buri nkuru yose izajya ijya kuri YouTube channel yacu uzajya uyibona mu bambere 5/5. Amazina yanjye ngewe nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Niba ukurikirana imbuga nkoranyambaga uko byagenda kose wabonye video y'umugore wagiye kwica ubukwe bw'ari umugabo we yabasanze mu rusengero, aho uwo mugabo yaragiye gusezerana n'indi nkumi nyuma yo kubyara abana 5 akabata. Yahisemo kujya kwisezeranira n'indi nkumi, nuko uwo mugore birangira agiye kubyitambikamo, birangira ubukwe babuhagaritse. Pasiteri bagiranye ibiganiro birebire, nyuma ubukwe barabuhagarika ndetse hajemo n'inzego za leta. Ariko ntabwo abantu benshi bamenye uko ikibazo cyagenze, uko uyu mugore byagenze kugira ngo ajye guhagarika ubu bukwe bw'uyu mugabo wahoze ari umugabo witwa Niyonsaba Innocent, ndetse nuko byagenze kugira ngo ate abana be 5 ajye kwishakira undi mugore. Tugiye kukinjiramo kino kibazo, tugiye kumva ubuzima bushaririye uyu mugore yanyuzemo kugeza aho kwihangana byanga akajya kwica ubukwe bw'ari umugabo we. Tugiye kurebera hamwe ibitaravuzwe ku mugore uherutse kujya mu rusengero agahagarika ubukwe bw'umugabo babyaranye inshuro 5 cyangwa se abana 5. Dukuzumuremyi Janvier amaze iminsi ari igitaramo ku mbuga nkoranyambaga nyuma yuko hasakajwe amashusho ye yigaba mu rusengero agahagarika ubukwe umugabo babyaranye yakoranye n'umukunzi mushya musimbuje. Arabaketse ko ari kinamico risanzwe cyangwa bimwe bitagutwika by'ubu. Nyine mwese murabimenyereye ngo hari ibintu byaje byitwa gutwika, nyamara nyir'ubwite Dukuzumuremyi Janvier avuga ko ari inkuru y'imamo yagiye guhagarika ubukwe bw'uwo babyaranye kuko yari ababaye cyane. Uyu mugore avuga ko yagiye guhagarika ubukwe atagamije gusezerana n'uyu mugabo babyaranye abana 5, ahubwo ko yashakaga gusubizwa abana be 2 muri 5 babyaranye, akanamugaragariza uko azajya amuha indezo azajya areresha abo bana babyaranye. Ubundi aba bombi aba Dukuzumuremyi Janvier ndetse na Niyonsaba Innocent babanye bitemewe n'amategeko imyaka 8 babyarana abana 5. Dukuzumuremyi mu kiganiro cyihariye yavuze ko yamenyanye na Niyonsaba Innocent mu mwaka wa 2011, ari nabwo yababyaranye umwana wabo w'imfura wa mbere. Nyuma yo kubyarana batarabana baje kwiyemeza kubana ariko badasezeranye imbere y'amategeko cyangwa indi mihango iyo ari yo yose ijyanye n'ubukwe. Mu myaka 8 bamaze babana babyaranye abana 5 barimo impanga 2, no kuvuga ko yabyaye abana 2 inshuro 2, babyaye impanga 2. Bari batuye mu karere ka Nyagatare ariko baje kwimukira i Rwamagana nyuma yuko umugabo ahinduriwe imirimo. Bakigera i Rwamagana Niyonsaba Innocent nyine umugabo yasabye umugore we ko bakwimukira mu mujyi wa Kigali akajya amusura mu mpera z'icyumweru. Niyonsaba nyine yasabye umugore ko yakwimukira mu mujyi wa Kigali noneho bakajya babonana mu mpera z'icyumweru. Dukuzumuremyi yavuze ko umunsi umugabo we yaje kumusaba ko abana b'impanga bari baherutse kubyara yabajyana kwa sekuru i Nyagatare, nguko uko za mpanga zagiye kurererwa kwa sekuru ubyara Niyonsaba Innocent cyangwa se papa w'aba bana. Nyuma y'imyaka mike Dukuzumuremyi Janvier uyu mugore nyine yaje gusama inda y'izindi mpanga, ari nabo bana bato aheruka kwibaruka. Bihurirana nuko umugabo we yasezerewe ku mirimo, ubuzima buba bubi cyane kurushaho nkuko Dukuzumuremyi Janvier abitangaza. Ubuzima bwaje kuba bubi cyane, umugabo birangira ataye urugo rwe. Dukuzumuremyi avuga ko mu mwaka wa 2019 aribwo yabuze umugabo we wagiye nta makimbiranye bafitanye, nta n'umwuka mubi wari mu rugo iwe mu gihe yaratwite inda nkuru yitegura kwibaruka impanga. Dukuzumuremyi Janvier yabwiwe ko umugabo we yakoze impanuka ya moto ndetse arembeye mu bitaro bya CHUK. Muri icyo gihe uyu mugore avuga ko ngo yaje kumenya amakuru ko umugabo we arwajwe n'indi nkumi
kuva mu mwaka wa 2019 ubwo uyu mugabo yakoraga impanuka kugeza agiye gukora ubukwe n'indi nkumi Niyonsaba yari yarataye urugo rwe rwa mbere. Ubwo nyine no kuvuga kuri ya mugabo kuva mu mwaka wa 2019 yari yarataye urugo rwe, yabyara n'abana be yari yarabyaranye na Dukuzumuremyi Janvier kuva mu mwaka wa 2019 kugeza ubu ngubu icyo kibazo kiri kuba. Magambo ye bwite Dukuzumuremyi Janvier yagize ati namenye ko arwajwe n'indi nkumi kandi bishoboke ko ari basezeranye. Kuva arwaye kugeza maginga ya nitwongeye kubana. Uyu mugabo witwa Niyonsaba Innocent avuye mu bitaro, Niyonsaba yabwiye umugore we ko agiye kurwarira iwabo Nyagatare kugira ngo abanze akire neza nyuma yo gukora impanuka nyine. Uyu mugore wari ukimara kubyara impanga yaje gusohorwa mu nzu yabagamo i Kigali kuko atari afite ubushobozi bwo gukomeza kuyishyura. Nyuma yo kwirukanwa mu nzu, Dukuzumuremyi yafashe icyemezo cyo gusanga umugabo we iwabo kuko umugabo yari yaramubwiye nyine ko yagiye kurwarira iwabo kuko hariho nyine yari yaramubwiye ko atuye. Dukuzumuremyi rero avuga ko yakubiswe n'inkuba asanze yarabeshywe n'umugabo kuko iwabo atahamusanze, ngo yahisemo kuguma kwa sebukwe kuko nta yandi mahitamo yari afite kuko nta n'ahandi hantu yari afite ho kujya nk'uko nyir'ubwite Dukuzumuremyi Janvier yarabitangaza. Aha yahabaye iminsi itari mike kugeza ubwo kwa sebukwe bafashe icyemezo cyo kwirukana uyu mugore bamusaba kujya iwabo. Urumva ko n'umugore wanyuze mu buzima butoroshye mu by'ukuri. Aho gutaha, Dukuzumuremyi yafashe icyemezo cyo kujya gushakishiriza mu karere ka Rwamagana, aho ubu ngubu abayeho aca inshuro kugira ngo abone uburyo atunga abana be ndetse abone n'uburyo nawe bwite we bwite nyine nawe abaho. Yaje kumenya amakuru yuko wari umugabo we agiye kurushinga n'indi nkumi. Nuko rero Dukuzumuremyi yavuga ko yaje gutungurwa no kumva inkuru yuko wari umugabo wagiye gusezerana n'indi nkumi ndetse n'imihango yo gusezerana imbere y'umurenge gusaba ndetse no gukwa yarangiye mbere. Uyu mugore uvuga ko yaratunguwe yahise ajya kwitambika ubu bukwe bwari bugeze mu rusengero. Dukuzumuremyi avuga ko yahisemo kujya kwitambika ubu bukwe kuko atarafite andi mahitamo. Mu magambo ye bwite Dukuzumuremyi yagize ati mbere yuko hasezerana yagombaga kubanza kugaragaza uburyo abana twabyaranye bazitabwaho, uko baziga ndetse n'ubuzima bwa buri munsi. Ikindi cyatumye ajya kwitambika ubu bukwe nuko yifuzaga ko abana be bari kwa sebukwe yakongera akabahabwaho akabirerera akongera akagira uburenganzira ku bana be bari kwa sebukwe. Magambo ye bwite yagize ati nge sinifuza umuntu wanderera nkiriho, nibama abana banjye mbarirane n'abandi. Ubwo Janvier yageragezaga kuburizamo ubu bukwe yagiranye ibiganiro byimbitse n'umupasiteri wari ugiye gusezeranya wahoze ari umugabo we. Nyuma yo kumva impande zombi isezerano ryarahagaritswe. Icyakora nubwo batasezeranye mu rusengero, nyuma yuko iri sezerano rihagaritswe, ikinyamakuru dukesha iyi nkuru cyaje kubona amashusho y'abageni mu birori byo kwiyakira no gusangira ikorwa nyuma y'ubukwe. Leta yahawe ubutumwa n'uyu mubyeyi. Uyu mubyeyi uvuga ko yifuza kumenya uko abana be bazitabwaho n'umugabo babyaranye, akanahabwa abandi bana babiri bari kurererwa kwa sebukwe. Yasabye leta kutajya iha icyuho abagabo bashaka kwihunza inshingano. Mu magambo ye bwite Janvier yagize ati nukuri leta ikwiye kwita kuri iki kintu. Ni gute umuntu hafata abana batanu atitaho akabatangwa agiye gusezerana n'undi mukobwa? Cyo ni kibazo uyu mugore Janvier yibazaga. Bakwiye kujya babanza kumubaza uko azita kuba yabyaye mbere bakabona kumusezeranya. Uyu mugore yavuga ko bikwiye ko iri sezerano ryateshwa agaciro abana batanu yabyaye mbere. Minisitiri akabanza kita ku bana batanu yabyaye mbere, ari naho Minisitiri w'Ubutabera Johnson Busingi yijeje ko leta igiye gukurikirana iki kibazo cy'uwo mugore agahabwa ubutabera. Ngaye nguko rero ikibazo cy'uyu mugore ubuzima yanyuzemo, ngira ngo byose wabyumvishe ko ubu ngubu abaye haca inshuro kugira ngo abana be babeho. Ni inkuru iri gutrendinga cyane, ni inkuru iri kuvugwaho cyane mu bitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, aho abantu benshi bagaye uyu mugabo wataye abana be bikarangira agiye gushyingiranwa n'indi nkumi bamenyanye nyuma. Aho Dukuzumuremyi Janvier we avuga ko iyo nkuru ishobora kuba ari nayo yamurwaje ubwo yari hari mu bitaro yarakoze impanuka kuri moto arwariye mu bitaro bya CHUK.
tuzagenda tubakurikiranira uko amakuru azajya agenda azamuka, ari nako tubamenyesha uko bihagaze kuri uwo mwanya. Rero iby'uyu mugore nuko nguko bimeze. Rero andi makuru nayaho gutaha. Yewe nitwa Ihwishimwe Emmanuel, icyo usabwa ni kimwe, kora subscribe kuri iyi channel, ubundi andi makuru yose uzajya yabona nawe 5 kuri 5. Komeze kugira umunsi mwiza, Imana ikomeze kukurinda.